uteye uko uryoshye. Umubyeyi ufata umugabo wese nk'uwe agafata umwana wese nk'uwe. Umubyeyi ufata umugabo wese nk'uwe agafata umwana wese nk'uwe. Ngo turebe ese ubu busambanyi bukabije ko burimo kugira ikintu bita ingaruka. Izi ngaruka aba bagore bashobora kuba badasobanukiwe tugiye gufasha cyangwa se kuganiriza. Mbabarira urambwiye uti hari ibintu bifashisha. Numvise bitubwireho twumve ko nabyo bidashobora kuba biri mu bintu ntandaro. None uhise utwibwirira ibyo bari mu kazi bubaretse. Abo barakiyemeje. Nyibwirira turinda abangaba badasobanukiwe. Kandi n'abari mu kazi nabo hari ibyo batazi. Ariko ubundi Elevan reka nkubaze ibintu uri kuvuga abangaba babikora kandi ukambwira ko hari ibyo badasobanukiwe. Berena dufite abantu bakora icyo bita imibonano mpuzabitsina bakayikora batazi niki kumenya uko twongeye kubasuhuza kandi tubahaye ikaze mwese abantu tugenda tubana hano. Ni kuri Eriva 250 abakoze subscribe tubahaye ikaze kandi turabasuhuje tubabwira ngo yambi kandi twongera tubabwira ngo mube mu buzima bwiza ubwo turi muri wa mwanya wo guhindura isi nziza duhereye kuri twe namwe aho dutuye. Ngira ngo nkuko mumaze kujya mubimenyera ukimara kumvira ijwi rituragurika umenya ko Niyongira Bernard yageze kuri mikoro ya mbere ariko kuri mikoro ya kabiri turi kumwe na nyiri rugo cyangwa se wa mugore nyiri yisheni muba mudukurikiyeho. Hanyuma munyemerere twongere twumve ijwi rye naringiye kuvuga ngo tumuhe ikaze kandi aho bari bugomba kuduha ikaze ubundi atwinjize muri iki kiganiro cy'umunsi. Murakoze cyane. Amazina ni Mukamana Evani kubashyashya abandi bo bamaze kubimenya. Umubyeyi ufata umugabo wese nk'uwe agafata umwana wese nk'uwe. Umubyeyi ufata umugabo wese nk'uwe agafata umwana wese nk'uwe. Hanyuma abadamu bose bo ubafata nk'iki ko numvije batiyumvishe bose mbambona mwibonamo mbambona rigi. Okay. Ubwo naringize ngo bataza kugira gashyari akagira abantu bango ntago tubavuze. Abantu badukurikiye nizere ko nta shyari bagira. Ariko se ntaryo. Isi yahindutse nziza. Kandi n'uwagira ishyari yawe ari mugenzi wa Satani. Buri ishyari buri. Ishyari buri yanguze ko buri umuntu ujya kwica buri yaba yabanje kugira ishyari. Ishyari ni ribi. Abo ni muri hindura isi nziza. Uyu mwanya niki uje kuba waganiriza abakunzi ba Eriva 250 mu byukuri bamaze kumenyera guhindura isi nziza ariko se uyu mwanya nicyo kiciro. Uyu munsi tugiye guhindura isi nziza aho umugore cyangwa se umukobwa agomba kubaho yisobanukiwe akagira uruhare 100% mu bimukorerwa kugira ngo yirinde ihohoterwa rya hato na hato guterwa uburwayi ndetse n'ibindi bibazo biza bitunguye umuntu bikamubuza kuba yabaho mu isi aryohewe n'ubuzima ahagazemo. Yego. Aha ngaye ngukongere ngo mwamaze kubyumva rero ni mutera gatebe mufata udukayi mwandike kuko ubu tugiye kwatsa umuriro ibintu bigiye kugenda bimera neza cyane. Hanyuma rero abadamu n'abakobwa utubwiye ko ari bugiye kuba wabasha kwibandaho mu guha inama guhimuguro hanyuma ubundi dutumiremo n'abagabo n'aba basore kuko nibo babibakoresha. Aha nabo baze hafi. Nabo bari rwose baze hafi hanyuma nabumve ido nido. Mukamana rero hanyuma waruvuze ngo hari uburyo abadamu cyangwa abakobwa bakoreshwa ngo ibintu bishobora kubagiraho ingaruka mbi ngo mu byukuri ariko se bundi mbere yuko twinjira hirya ibintu bakoreshwa ni nk'ibihe byatuma izo ngaruka ziba mbere yuko tuza kugera ku izo ngaruka. Berena urabizi ko turacyari kuri cya kintu cy'ubusamba dusohoje abantu mwese mudukurikiye ku mpande enye z'isi zigiye zitandukanye kandi tubibutsa ko nukuri muri abantu b'ingenzi kubwo kudukurikira ndetse mukaduha ibitekerezo mutwandikira muri comment. Umuntu wese wanditse comment kuri YouTube channel yanjye Imana imumpera umugisha. Munsi wa none ibibazo dukomeje guhura nabyo buryo ki umukobwa cyangwa se umudamu ni ukuvuga ngo iyo ukoze kiriya gikorwa twita imibonano mpuzabitsina warangiza ukagikora wowe ubwawe washutswe cyangwa se wabeshywe kuko nge nabonye bino bintu bikorwa mu buryo bubiri. Hari ugushukwa hari no kubeshywa. Umuntu akakubeshya wakubwiye ko agukunda noneho yarangiza nawe ukumva ko ukunzwe ukumva ko witaweho ariko kandi burya nyamara
nta na gahunda ihari yo kukwitaho, ahubwo agira ngo agere ku ntego y'icyo ashaka. Ukavuga uti uyu muntu tuzaba turi kumwe, nindamuka ntwaye ndazamfasha, nindamuka mpuye n'uburwayi azamvuza, kandi burya nyamara yaragukeneyeho serivisi itarengeje umunsi umwe cyangwa se amasaha runaka. Hari n'ubundi buryo bubaho umuntu agashukwa, ugasanga umuntu aguhaye ibintu by'intica ntikize, noneho yarangiza ubuzima bwawe ugasanga abushyize mu kangaratete. Aha rero icyo ngendereye ni iki? Ni ukuvuga ngo muri hindura isi nziza y'uno munsi, umugore cyangwa se umukobwa akwiriye kwisobanukirwa Berena, akamenya ese bino bintu ngiye gukora njye ubwanjye biramarira iki? Ese niba ngiye gukora imibonano mpuzabitsina uyu munsi, ngiye kuyikora mbyishimiye? Birashoboka ko ushobora no kuba wishimye, noneho ukongera ugatekereza ukavuga utese niba ngiye gukora imibonano mpuzabitsina, iki kintu ngiye gukora ngiye kugikora nanjye mu mupango cyangwa se mu muteguro mfite, harimo inyungu ki muri iki gikorwa? Ngiye kugikora kugira ngo mbone umwana? Iki gikorwa ngiye kugikora kugira ngo nishimishe? Ese ngiye kugikora kubera yuko mbikunze? Ese ngiye kubikora kugira ngo ndengere abana umwana nabyaye? Ese iki gikorwa ngiye kugikora kugira ngo bigende biti? Wagera muri icyo gikorwa, ariko ubundi inyungu ngiye gukura muri iki gikorwa ni ibyishimo, ndatahira ibyo. Ese iyi mibonano mpuzabitsina ngiye gukora ishobora kuzambyarira ingaruka? Urugero, ku mukobwa ukoze imibonano mpuzabitsina bwa mbere, kongera kuyikora biroroshye igihe nta ngaruka runaka yamugizeho, akabikora anezerewe, bisaba ngo ajye ahora akenera wa muntu. Ese iki gikorwa wagikoze wagitekerejeho isi yawe koko ntishobora kwangirika? Hakaba n'ubikora inda, sida, imitezi, yebabawe n'indwara udashobora kuba arazamburwa n'ibindi. Ese iyo ugiye gukora iki gikorwa wagitekereje? Ariko rero nuko uvuze gutyo, ngira ngo muri no minsi hari abavuga ko ngo bafite uburyo bakoresha ngo bubasha kubarengera kugira ngo batabasha kuba bakandura izo ndwara uvuze, ngo niyo mpamvu usanga ubusambanyi bwarabashije kuba bwakataza bakongerwamo umunyu. Kandi niba ngo hari ibintu biri gutwara abantu cyane muri no minsi, ni iriya systeme kwaje kwa Kurani. Berena, tubwizanye ukuri, ni ibihe bintu uzi neza byakurindira umwana w'umukobwa w'imyaka guhera wenda ku myaka tuvuge 15 gusubiza hejuru, kuko imibonano mpuzabitsina barayikora ndetse cyane? Ni ibihe bintu byibuzuze nka bingahe wambwira ushaka kukurindira umwana w'umukobwa? Njyewe ntabyo mfite nta nibyo nzi. None niba utabizi kuvuga gora ibiri kuvugwa ni ibihe nyine ibyo bitubwiremo nka ibivugwa hanze hanga. Umukobwa w'ubu ngubu cyangwa umudamu w'ubu ngubu, ngira ngo nuza kwitegereza muri cya gihe cya mbere baravanga abagabo barasambana, ariko ubu ntaga abagabo bari gusambana, ahubwo abagore bari gusambana. Urasanga abakobwa abagore nta kandi kazi kenshi abenshi bafite, babigize business. Nutabikoze mu buryo bw'uburaya bwa public ku muhanda, yirirwa atendetse abantu barenga 7, afite urugo ariko afite abagabo bavugana arabwenge, umugore adashobora no gupfa kumenya ko bavuganye, kandi bose abababwira ngo nyoherereza itiki, nyoherereza itiki, nyohereza amavuta yo kwisiga, nyoherereza ubundi nyene yakantu icupa mwana icyaka kiraje, noneho akajya kwira yinjije amafaranga, cyako adashobora kurongorwa na 2 ku munsi, yakuye 7. None afasha aya mafaranga atavunikiye, akayabika akargiriya nkoko kumva umunyu wayo, atazi uburyo amafaranga y'ukwezi amera, n'uburyo umuntu aba amaze iminsi ahagaze muri bisi agenda amanitse amaboko ajya kuyakorera, wakayarya mu munota umwe akayabona mu isegonda imwe, avuze ati ndagitanze. Aha rero byabatije umurindi, sinzi bende ikintu muraza kuba mwakora. Berena, uzi ibintu nkoze uyisukwepa wowe topic turiho Berena winkwepa, kuko urabizi neza kutankwepa ngo ngukundire. Turi kwivugira ibintu bishobora kuturindira abana b'abakobwa, birabarinde gute? Kandi abagore bo baranakuze kwanza, wasanga baramaze kubigira akazi.
uretse gato nakubajije kuko turagira ngo turebe ese ubu busambanyi bukabije ko burimo kugira ikintu bita ingaruka izi ngaruka aba bagore bashobora kuba badasobanukiwe tugiye gufasha cyangwa se kuganiriza mbabarira urambwiye uti hari ibintu bifashisha numvise bitubwireho twumve ko nabyo bidashobora kuba biri mu bintu ntandaro none uhise utwibwirira ibyo bari mu kazi bubaretse abo barakiyemeje nyibwirira turinda abangaba badasobanukiwe kandi n'abari mu kazi nabo hari ibyo batazi ariko ubundi Elevan reka nkubaze ibintu uri kuvuga abangaba babikora kandi ukambwira ko hari ibyo badasobanukiwe rero umuntu udasobanukiwe ariko Berena waretse kunkwepa kandi ngiye n'abakunzi banjye ibi bintu bazabyandika muri comment babikubaze urivugiye uti hari ibintu birinda abantu kugira ngo bagire ingaruka muri ibi bintu bakora bikabije ubusambanyi bukabije icyambere ibyo bintu bakoresha birinda ni ibiki bituma bashobora kuvuga ngo twebwe tunabikore icyambere ntabwo umugore akiteganya kuvuga ngo bundi kera umugore yatinyaga no kubikora akabyara kubera ko avuga ngo ashobora gutwara yinda wenda se nje nanayirera ariko umugabo wanjye abimenye yankura mu ijisho yego icyo ni kimwe ubu rero hari icyo bita kuboneza urubyaro n'udafite umugore ari kujya n'udafite umugabo arajya kuboneza wabyumvise yego kabiri hari icyo bita prudence ziriya zo rwose ni itegeko ahubwo benshi bazigure aho kugira ngo bapfe urukumva wenda ni narwo rukingo nakita ko ruhatse izindi nkingo mu bindi bintu rurizewe 70%. 70 ntabwo ndi dogiteri nyine genekereza wowe ubona ko uvuze ko ari urukingo rwizewe n'urugero ubu urumva wagenekereza impamvu nzisizemo bura prudence icyambere kurinda gusama inda yego 90%. Sibyo ishobora kukurinda iyo mitezi ishobora kukurinda ziriya ndwara zindi zose twabonye zandurira mu mibonano mpuzabitsina sibyo irira bigufasha ariko ushobora gukwepa gusama ngo washyirishijemo agapira ariko sida yo ntuyikwepe namburugo byose n'izo mburugo ntuzikwepe sibyo hanyuma rero ahangaha biriya bintu rero hari ibyo bifashisha bakumva ko nyine bateguye akavuga ati ndisanzura nateguye nta kibazo kindi cyabaho mu by'ukuri bikamutiza umurindi yego wo kwatsa umuriro uragira uti ubusambanyi kubwirinda ntabwo ari cyo kibazo ahubwo ikibazo ni kudakoresha iki buriya ubusambanyi nabwo kubwirinda biranashoboka kimwe ko bitanashoboka bitewe n'iki aho isi igeze turi mu isi yuzuyemo ubushyuhe ku butaka no mu kirere hari uburyo bukoreshwa mu kwirinda ariko wakoze igikorwa yego uragiye ukoze imibonano mpuzabitsina njyewe nahoze mvuga ko nabishyize mu buryo bubiri Berena navuze nti nagira ngo twibukiranye navuze nti hari umuntu ushaka gukora imibonano mpuzabitsina yashutswe hari n'uyikora yabeshywe yego muri uko gushukwa no kubeshywa habamo ibyiciro bibiri uko biri kose uyu mugabo uri kubwira uyu mudamu cyangwa se uyu mukobwa ngo bakore imibonano mpuzabitsina araza amubwire ko amukunda amubwire ko azamuha ibyamirenge ku ntenyo amubwire ko azaba hari kubwe kandi yenda yari akeneye agaturo k'iryo joro cyangwa se birirwana uwo munsi baryoshye bajye ku Gisenyi bazagaruka ejo birangire bigenze gute birangiriye aho bishobora kuba yari afite ibintu bibirago yakumva utari ku rwego rumwe nabo yigeze yumva kuko abagabo bo rwose gukora iki gikorwa baravugira bati ni ibintu byacu noneho bigahita birangiriraho ukuyemo inda utari warateganyije ko wari uzi ko umuntu ari mu nzira yo kugira ngo muzamarane igihe ahangaha yego tukiri ahangaha uravuze ati ashobora kugera kuri umwe kumva atandukanye n'undi ejo akajya no ku wundi ashobora kuba yaravuye ku bakobwa 100 cyangwa abagore 50 wowe yakugera ari uwa 60 akavuga ati uyu nguyu kabisa cyane iyi nama nyitanga ku bakobwa batamenyereye uyu mwuga batazi no uriyo utakiriye umugore umwe babiri umugabo umwe babiri ibi bintu gupfa kubimenya biragoye cyakoze yenda wakwifashisha internet ariko gupfa kubimenya ku rwego ruhanitse biragoye ngira ngo mbonereho mbwira abakobwa binjira muri ibi bintu rwose
mana yanjye bibaye byiza watekereza mbere yo gukora igikorwa cyitwa imibonano mpuzabitsina ukabanza ukicara ukibwira wowe ubwawe ingaruka nziza zavamo n'izihe mu gihe uyu muntu yambeshye, ingaruka mbi zavamo n'izihe mu gihe dukomezanyije, byose ukicara ubizi ko bishobora kugiraho ingaruka. Kuko umuntu mushobora kuba muri inshuti mumaranye n'ukwezi cyangwa abiri, abagabo muri iyi minsi barindira nk'uko uzi bafite ubwenge buri hejuru, arakubara iyo abonye atagushoboye ashaka igituma gushobora, iyo amaze kugushobora rero akakubara gutyo, wowe utamubaze ngo mugendeho imbere y'intambwe uteganye ubundi kubera iki uyu mugabo k'ibyejo bibara beje atampinduka. Ngende kumva nabagira inama, niba uzi neza ko ugiye gukora iki gikorwa n'umugabo Berena, aba bakobwa cyangwa se aba badamu, niba ufashe umwanzuro wo gukora imibonano mpuzabitsina yikore neza, yego ufate neza uwo mugabo. Icyo akora niba uzi ko udafite gahunda yo kugira ngo muzabane cyangwa se muzakomezanye, bibaye byiza wabihagarika. Hanyuma tugana ku musozo dufate inama nyamukuru, ubundi ubwite inama nyamukuru wateguriye aba bantu bakandikana bakandika ku nkingi y'umutima bakavuga ngo dukuye isomo muri kino kiganiro ni yihe, hanyuma tunakurotira kugira ngo tubashe kuba twajya muri gahunda. Urakoze cyane. Dore inama nyamukuru rero itomoye. Yego. Umugore cyangwa se umukobwa utegura gukora imibonano mpuzabitsina, banza umenye ibintu bibiri. Nkuko ijambo ry'Imana njya nkunda kwifashisha ribivuga, rivuga ko umuntu wese aziyikorerera uwe mutwaro imbere y'intebe y'Imanza. Nta cyahindutse nubwo abantu benshi wenda utishobora kutizera Imana, ariko nta cyahindutse n'ubundi ibintu byose bigukorerwa ni wowe wirengera ingaruka igihe warangaye. Nutwara inda uzirengera ingaruka, nurwara indwara uzirengera ingaruka, rimwe n'ingazana vakari wowe imwanduje kubera ko wabuze ubwenge. Ikindi kukijyanye no gukoresha prudence, ndagira ngo ahantu masobanure neza mugenzi wanjye yabuza bivugaho. Igihe ukoresheje prudence ahantu mujye muhitondera, prudence ntago yizewe neza 100%. Buriya nta gikoresho gikoreshwa mu kwirinda kizerwa 100%. Impamvu ya mbere, numara gukoresha prudence uzingiri yizewe, dore amakosa mukora. Prudence ishobora kuba yizewe ariko buriya hari n'uburyo ikoreshwa nabi bikawarangira ituritse, kuko wowe ubwawe prudence uri buyizere 100% ariko se nawe uri yizeye 100%. Ugize gutya urayikoresheje nabi. Hari ukuntu ushyiraho ugiye gukora igikorwa uba wafatiyeho, abagabo urabizi nta parudomo wamufitiye mwageze hari ahantu ushyiramo wahona wari uyishyizemo nabo kongera ugasubiramo kongera ukayihindukiza. Aho ngaho biroroshye ko igihe uyihinduye bwa mbere ukayihindura bwa kabiri, egare ko yamaze gutagarane ishobora no kuguteza ibibazo. Ntavuga ni rero bakobwa, nkuko ijambo ry'Imana rivuga uziyikorera uwawe mutwaro, banza wicare wowe ubwawe utekereje ko ikintu ugiye gukora ingaruka nizawe 100%. Bibiliya iravuga ngo nguhaye inzira ebyiri hitamo. Igihe wananiwe kwirinda ugahitamo gukora igikorwa, inama ikomeye nkugira ahantu, rinda ubuzima bwawe ingaruka z'igikorwa. Rinda ubuzima bwawe ingaruka z'igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina wakoze. Numara kwirinda wowe ubwawe, ubone gutangira kwemerera umuntu wese kuza mu buzima bwawe, kandi ntukemere ko hari umuntu ukuyobora bagukoresha uko abyumva uko ashatse. Tekereza neza. Reka tugushimire, tunashimira abantu bose babanye natwe. Tubabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka mujye mubana natwe. Twababwiye ko tutazajya tubaha ibiganiro birebire bibarambira, ni byiza kubabwira ikintu bagakuramo amasomo bakayabika ahantu, hanyuma ahubwo tukababwira ngo mujye mukurikira tapi kwa tapi. Buri biganiro byose bigenda tubagezaho, ndabizi ko muzajya mukuramo inama zitandukanye. Nicyo tumvishemo ese nicyo dasobanukiwemo, twandikire ahangaho umunsi haba nimero, ariko nabyiza ngo ubahe nimero ya telefone kubifuje kuba yakuvugisha atayibonye aho hasi. 078 72 62 72 iba no kuri WhatsApp. Kandi ndabakunda cyane, mukomeze kugira umwaka mwiza 2026 kandi mugira ubuzima buzira umuze, muhindura isi nziza kugira ngo ibintu birusheho kugenda neza. Bye, ndabakunda.